turayihanuye kabisa kuri zero. Yari yigize ishano none irakubiswe nabi. Abo barayihanuye kabisa. Yes, abari mwaramutse abari mwiriwe mukomeze mugire ibihe byiza mwese aho muherereye. Turabasuhuje abakuru n'abatoya ndetse n'abakoze subscribe kuri Kankana TV, mwakoze neza, ndetse n'abandi mukomeze mudushigikire muri ubwo buryo muhaye mukoramo subscribe. Ni byiza cyane muhamukora, Imana ibahe imigisha cyane. Hanyuma amakuru ya kino gitondo habyukiye nuko point zero habyukiye igitero cyangwa se ibitero Mayimayi, Abazarendo ndetse n'abandi basa nk'abo bose. Aho ni mu gihe bagabye ibitero bakomeza kurwana, barwanisha abaturage birwanaho. Habera intambara idasanzwe kandi ikomeye. Ingabo zacu zishaka uburyo bwose zamuha ngo zirenge muri point zero, ariko biranga kubera ko umwanzi yari afite imbaraga zidasanzwe. Ariko aje kuba mu mwanya babareba nk'intare, bazamukanye naho kumva umwanzi ariko akoresha icyo bita drone, kiriya musanzwe muzi yakomeje gukora amabara muri kiriya gihugu cyangwa se muri kariya karere. Ariko ubu tuvugana drone barayihanuye, barayihanuye. Ubu tuvugana iri hasi, barayihanura. Andi makuru ahari nuko i Remera habaye tombe. Ubu ni Remera, amadubu akaba yageze muri Remera. Aho ngaho ni mu gace uvuye Bwegera uzamuka ku bahazi ni Remera. Ubu amadubu akaba arahari. Ku munsi w'ejo humvikanye amabomba ntibamenye ukwaho, ariko ryari itandura ry'inzira kugira ngo babone uburyo bari buje kuhaba cyangwa se bari bukureho umwanzi ukomeje gutoteza abaturage umunsi ku wundi. Ariko amakuru meza hari nuko ubu nyine hafashwe cyangwa se habohowe, hameze neza. Amakuru nuko ameze ya kino gitondo. Dusubiye inyuma ni ukuvuga ngo mu gihe iyo drone yamaze guhanuka, umwanzi wari hariya yamanutse inyuma asubira inyuma, kuko bamwe bariko barwanira ku butaka abandi bari hejuru. Noneho ya drone imare guhanurwa, ba bandi bose bari hasi basubira inyuma. Ariko yari intambara ikaze idasanzwe, ikaze cyane, yari ifite umurego udasanzwe, yari ifite imbaraga. Yes, nguko ikaba yahanuwe, ikaba idahari. Ubu nyine yabaye tombe nk'izindi zose. Nguko uko byifashe tubikesha abarwanashaka cyangwa se twirwaneho, abo nibo tubikesha ako kazi. Yewe nguko uko bimeze, murakoze cyane.